Igitondo cyiza kuri mwese abakunda ikiganiro cyacu Romate. Muratwihanganira cyane kuko tumaze igihe tutabagezaho ikiganiro Romate nk'uko mugikunda kandi mukishimira kucyumva buri munsi, ariko uyu munsi Imana yadushoboze kugira ngo tuganire ku ijambo ry'Imana ry'iki gitondo. Tubahaye ikaze kandi tubahaye karibu muri kiganiro cy'iminota mikeya. Tumaze iminsi tutameze neza, turwaye, tudashobora gutanga ikiganiro Romate uko bikwiriye, ariko umwami wacu Yesu Kristo yadushoboje. Reka dusenge. Mwami mwiza, turagushima cyane kuri umwami wacu kandi dukunda, tugushimira kubana natwe muri minsi y'icyumweru ya weekend itambutse, tukaba tugeze ku munsi wa mbere. Dushima izina ryawe, uhabwe icyubahiro. Tubaye karibu rero n'ikaze hagati muri twebwe, wirubana natwe kandi Umwuka Wera tuganirize muri byose, mu izina rya Yesu Kristo, amen, amen, amen. Turasoma mu Kuva ibice 11 umurongo wa 6 n'amagambo avuga ngo hazaba umuborogo mwinshi mu gihugu cya Egiputa cyose utigeze kubaho, kandi ntihazongera kuba nk'uwo. Ariko mu Bisirayeli nta n'umwe imbwa zizamukera mu bantu cyangwa mu matungo, kugira ngo mumenye yuko Uwiteka yatandukanije Abanyegiputa n'Abisirayeli. Amagambo dusoma hejuru aravuga ngo Mose aburira Farawo ibyo kwicwa kw'abana b'imfura. Mwene data, ijambo ushaka ko tuvugana nawe muri iki gitondo ni uburyo ki Imana idushyiraho uburinzi kandi igashyiraho ikimenyetso kiri definitif, kavuga ngo aba ni abana banjye, uzabakoraho, uzabendereza azabona ishyano. Urabona Farawo yagiye ananiza ubwoko bwa Isirayeli mu byiciro by'uburyo butandukanye, ananiza Abayisirayeli mu buryo butandukanye bwose, kugeza aho Imana ifata ikintu gikomeye cyane ikavuga iti ngiye kubaho umuborogo utarigeze kubaho. Ariko ngo mu Bisirayeli ngo nta n'umwe imbwa zigera zimukera, ngo kubera ko hariho itandukaniro rikomeye cyane hagati y'Abisirayeli n'Abanyegiputa. Icyo ni ikintu gikomeye cyane nifuza kubabwira bene data muri iki gitondo, mbabwira ngo Imana yacu iri kumwe natwe, Imana yacu iraturinze. Uko byagenda kose Kristo ari muri twebwe, nta n'umwe imbwa zizamukera. Kandi abantu bahagurukira ubwoko bw'Imana bafite ibibazo bikomeye cyane. Abantu bahagurukira abantu Imana yahamagaye, yatoranije, bafite ibibazo bikomeye cyane. Kuko Kristo atubwira muri iki gitondo ngo nta n'umwe imbwa zizamukera mu bwoko bw'Abisirayeli, kugira ngo bamenye itandukaniro rikomeye cyane riri hagati y'Abanyegiputa n'Abanya-Isirayeli. Uyu munsi nagira ngo utuze, uyu munsi nagira ngo wakire ibyishimo byawe, wakire gukomera. Muribuka Abanya-Isirayeli bari mu bunyage bukomeye cyane, bariko navuga, cyangwa se mu buretwa, bari kumvuga uburetwa bukomeye cyane, bakora ijoro n'amanywa bataruhuka, ndetse bikatuvuga ngo bagakumbura n'iwabo cyane, ariko bakabura uburyo bashobora kugera mu gihugu cyabo aho bari baraturutse. Hanyuma ubwoko bwa Isirayeli burataka, burasenga, ariko Imana ihagurutsa umwe muri bo, ihagurutsa umuhanuzi umwe muri bo, umuyobozi umwe muri bo, ariwe Mose, kugira ngo Mose azabere umuyobozi mwiza ubatambutsa akabageza mu gihugu basezeranijwe cy'i Kanani. Ariko Farawo ntabwo yigize yemera mu buryo bworoshye kugira ngo Abisirayeli batahe mu gihugu cy'isezerano i Kanani. Byasabye ko Imana ikoresha imbaraga z'uburyo bwose kugira ngo irebe ko Farawo ashobora kurekura ubwoko bwa Isirayeli. Ntabwo byari byoroshye mwene data, ntabwo byari byoroshye, byari bikomeye. Byasabye ibyago bigera mu 10 kugira ngo umutima wa Farawo ahari wemere kurekura ubwoko bwa Isirayeli. Ntabwo rero byari byoroshye. Niyo mpamvu Imana igera ku musozi itanga kino kimenyetso gikomeye cyane cyo kwica abana b'imfura, ikavuga ngo ngiye noneho guteza umuborogo muri Egiputa utarigeze uboneka. Nyamubwire ngo bene data, wowe Imana yahamagaye, ntugire ubwoba. Kristo arabona ibyo urimo unyuramo, arabona itandu urimo, arabona uburetwa urimo, Abanyegiputa bagushyizemo, arabona guhagurukirwa, ariko agiye guteza umuborogo udasanzwe ku bantu bose barimo batuma utavansa, kugira ngo utere imbere, kugira ngo utere intambwe nziza ujya mu rukundo rw'Imana. Aho niho nifuza kugira ngo wowe utere imbere mu bitekerezo,
utere imbere mu kwizera kwawe, utere imbere mu byishimo byawe, utere imbere usatire ibindi bikorwa byawe kugira ngo wumve icyo Imana ivugana nawe uyu munsi muri iki gitondo. Wumve icyo Imana ivugana nawe muri iki gitondo, wumve icyo Kristo akubwira muri iki gitondo, kugira ngo usatire za mbaraga zigushyira mu byishimo bidasanzwe by'uko Kristo urugamba ari we urwibereyemo, by'uko Kristo urugamba ari we urimo ururwana, by'uko Kristo ari we ukuneshereza kandi ari we utwara imbaraga zose ushobora kwishyira hejuru kugira ngo zikurwanye, kugira ngo ziguca intege, kugira ngo zerekane ko wowe nta gaciro ufite, kugira ngo zikugumishe mu buretwa, kugira ngo zikugumishe mu mbaraga z'abadayimoni, kugira ngo zikugumishe mu mbaraga z'ibitavuga Imana, kugira ngo zikugumishe mu mbaraga z'ubunebwe kugira ngo udasenga, kugira ngo zikugumishe mu mbaraga zo kugira ngo wowe kuramya Imana yawe uko bikwiriye. Kristo ari kumwe nawe kugira ngo yerekane itandukaniro riri hagati y'ibyo byita Imana nawe wowe umukozi wayo yatoranije, wowe mwana wayo yatoranije. Kristo rero akugire neza, ntuhungabane, ntugire ubwoba, ntugire ikibazo na kimwe cy'ubuzima, ahubwo wumve ko Kristo ari kumwe nawe, kandi wumve ko Kristo agiye kukurwanirira, wumve ko Kristo agiye kukuneshereza, wumve ko Kristo agiye gukoresha imbaraga zo zishoboka kugira ngo akwarure, akuvane mu minwa y'intare, akuvane mu kibazo cy'ubukene umaranye iminsi, ikibazo cy'uburetwa umaranye iminsi, gutotezwa umaranye iminsi, guhangayikishwa umaranye iminsi. Kristo yerekane itandukaniro rikomeye cyane ry'uwo yatoranije n'abo atatoranije, hagati arashyiramo umworero ukomeye cyane, umworero wari uri hagati ya Lazaro na Nyamutunzi. Kristo arerekana ko ari umunyembaraga mu buzima bwacu bwa buri munsi. Ugira umunsi mwiza rero, Kristo akuneshereze, agufata ukuboko, akwigishe, akubera ingabo igukingira, kandi akwemeze ko ari we ukurwanirira intambara unyuramo za buri munsi. Reka dusenge. Mwami mwiza, turagushima cyane kuri umwami wacu kandi dukunda, turagushimira urukundo rwawe neza tugira buri munsi, turagushima ko twitaho ukatugirira neza, ukatuyobora inzira yo gukiranuka. Ngwino ubane natwe rero, utugire neza, kandi muri iki gitondo cy'umugisha utwereke ko ari wowe ngabo idukingira, utwereke ko ari wowe byiringiro byacu, kandi ushyire itandukaniro hagati yacu n'ibitavuga Imana, ushyire itandukaniro hagati yacu n'abanzi bacu, ushyire itandukaniro hagati yacu n'abaturwanya, ushyire itandukaniro hagati yacu n'abatatwifuriza ibyiza. Ukureho, uneshe kandi utsembere, kandi ushyireho itandukaniro rya burundu, itandukaniro definitif, mu izina rya Yesu Kristo. Amen, amen. Gira umunsi mwiza rero, Kristo abanezeze, kandi mukomeze kubona ibyiza byose turuka mu ijambo ry'Imana, mu izina rya Yesu Kristo. Amen, amen, amen.